Muraho, nongeye kubasuhuza abakomeje gutega amatwi no gukurikira ibiganiro kuri KK TV Rwanda, ibyigisho byiza cyane kandi bifasha buri wese uri muri uru rugendo, inzira igana mu ijuru. Rero ndagarutse, ni Balthazar n'ubundi, mbanza gusuhuza abantu mwese aho muri hose, aho mugiye muherereye impande n'impande. Imana ihabwe icyubahiro, kandi mwese abari muri Kristo, twese hamwe Imana ihabwe icyubahiro. Reka rero muri ibi bihe bigoranye tugezemo, bisaba ko umuntu wese agomba kuba afite imbaraga akomora mu ijuru, imbaraga akomora kuri Kristo, niyo yonyine ibasha gushoboza abakristo gutsinda uru rugamba turiho, ndetse uko bigenda bijya imbere niko birushaho gukomera. Niyo mpamvu rero nsabye imbaraga z'Imana ngo buri muntu wese abashe kuronka imbaraga yamushoboza gutsinda no kujya mbere, maze ijwi ry'Imana rigikomanga imitima yacu twese rikabasha kumvikana mu mitima yacu, bityo tugatera imbere mu by'umwuka. Reka mbere ya byose, mbere y'uko dutangira iki cyigisho cyo kuri uyu munsi, kuri iyi tariki, mbanze nsenge. Ndagushimye Data wera wo mu ijuru, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Waraturinze turi abanyabyaha, uracyakomeje kuturinda twari abo kurimbuka, ariko urukundo rwawe kuko ari rwinshi uratwihanganira. Ariko ntago uzahora uruhanya n'abantu banze kwihana nk'uko tubibonera mu ijambo ryawe. Ntago Mwuka wera wawe azahora yinginga abantu kwihana nk'uko kwa Nowa byagenze bakarimbuka, natwe iyi si ya none niho yerekera. Reka rero udufashe muri ibi byigisho wemeye ko bitambuka kuri iyi channel. Yesu Kristo, ubuntu bwawe bubane natwe twese. Tugiye kwiga icyigisho gikomeye cyane, uhumuriza imitima ya benshi, kandi abiteguye kwakira ukuri ubafashe, ubagwirize ubuntu n'ubwenge muri bo, maze twese hamwe tugutegerezanye ibyishimo kandi twambariye kunesha. Reka rero buri muntu wese umugendere ku bw'imbaraga y'Umwuka wawe wera, imenyekanisha icyiza n'ikibi, maze udutere kwihana no gutera ikirenge mu cyawe, maze amazina yacu yandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Ibyo tugusabye twizeye mu izina ryawe Yesu Kristo, urakoze, amena. Nk'uko natangiye mbivuga, nongeye gusuhuza buri muntu wese, umunyarwanda aho aherereye hose, wumva ururimi rw'ikinyarwanda, haba muri Afurika no hanze n'indi migabane yose. Nizeye yuko icyo Imana ishaka ko abantu bakimenya bazakimenya, kugira ngo urubanza rukatwe, kugira ngo izina rya buri wese ribashe kugerwaho. Nuko buri muntu wese agomba kubanza kumenya no kumva ukuri. Niyo mpamvu rero nshuhuje inshuti zanjye ziri hirya no hino ku isi yose, kandi kuko turi umwe muri Kristo, n'ubundi mu ijuru tuzagumya kuba umwe, kandi twese duhujwe n'amaraso ya Yesu. Reka dutangire mbabwire umutwe w'icyigisho tugiye kwiga uyu munsi, kitari buze kuba kirekire cyane, ndabyizeye cyane, kandi naho cyaba kirekire buri muntu wese araronka kandi arabona imbaraga. Icyigisho gifite umutwe uvuga ngo abajesuite nibo binjiriye abadivantisite. Ni ukuvuga ngo kera itorero ry'Imana ntago wari mu mugambi w'Imana ko yemerera ko hagira abantu badahuje ukwemera, cyangwa se badashyigikiwe n'Umwuka wera babasha kwinjira itorero, kugeza ku rwego nk'urwo turi kubona muri iki gihe tugezemo. Ni ibintu bikomeye cyane rero, nk'uko tubibona cyangwa se tuzagumya kubisobanura neza.
Bariya bantu ni abakozi bakomeye cyane ba Satani, ndetse bakoresha imbaraga bakuye i Roma kwa Papa n'amabwiriza ava muri za leta na politike, hose barivanga kandi bakora ibintu bikomeye cyane mu guteza intambara, mu guteza amakimbirane, mu kuryanisha abantu. Bajya bategura buri kintu kimwe cyose, kandi umugambi ni uko bakigeraho, kuko bo ntago bajya bacika intege, yaba amafaranga baba bayafite, buri kintu cyose bateguye babasha kukigeraho. Niyo mpamvu rero abantu batari maso, abantu barangaye, abantu banze kwihana ngo bahabwe imbaraga, abo bantu bose bagiye guhura n'ikibazo gikomeye cyane cy'uko bagiye guhura n'igishuko, cy'uko bagiye kwizera ibinyoma, nyamara bari barararikiwe kuronka cyangwa se kubona imbaraga hakiri kare, mbere y'uko ibyo bishuko byose biza bakabyanga. Niyo mpamvu rero buri muntu wese yongeye gukeburwa kuri iyi nshuro, kuri uyu munsi, ngo buri muntu wese amenye aho igihe kigeze, aho ibihe bigeze. Papa ati itorero ry'Abadivantisite ntirikinteye ikibazo mu guhuriza hamwe amadini n'amatorero yo ku isi yose. Ibi ngibi Papa yarabyivugiye, kandi rwose abiteraho umukono n'amagambo ye meza cyane, avuga ko Abadivantisite batakimuteye ikibazo habe na kimwe. Kuko baramubazaga bati none se ni gute uzabigenza, ko ushaka gushyira abantu hamwe, ko ushaka ko isi yose igira ikiruhuko kimwe, bariya bafite ubwenge buhambaye Imana yabihereye, bari abantu basomye, uzabigenza ute ko akarengane n'ubundi uvuga ko katazabaho, kuzakoresha uburiganya bushoboka kose nk'uko Imana yabikwemereye? Ati none uzabigenza ute? Ariko impamvu yavuze aya magambo irahari, ikibazo ufite kinkomereye ni abantu bake biremyemo udutsiko. Aya ni amagambo ya Papa Francis, Papa umukuru w'i Roma, w'itorero Gatolika ry'i Roma. Arimo aratangaza amagambo akomeye cyane, avuga ngo ntago abantu baruhuka umunsi wa karindwi w'Abadivantisite bakinteye ikibazo, ahubwo ikibazo mfite ni icy'abantu biremyemo udutsiko dutoya, ntabasha kumenya aho baherereye, simbasha kumenya ibyo barya, simbasha kumenya uko bambara, simbasha kumenya aho biga ubwenge, aho bavoma. Ibyo bintu birangora, nta sitati bagira, abo bantu kubafatisha birangoye. Papa arabizi, Satani aho uri hose arakubona, aho ukorera amasengesho hose arakubona, aho ukorera urwihorero hose arakubona, akavuga ati ko benshi nzabategera ku byo kunywa, ubwenge bwabo nkabuyobya, ko benshi nzabategera ku byo kurya, ubwenge bwabo nkabuhindura ikindi kintu, bakaba batakibashije kugira imbaraga zo kubaha Imana, zo gutekereza icyabahesha ubugingo. Ese bano bantu ntazi uko babaho, bo nzabahera hehe? Tekereza uzirikane, ese aba bantu wumvise aha ngaha, Papa nawe yatinye, Satani yabarebye aratinya arakangarana. Aba bantu waba urimo cyangwa nturimo? Aba bantu rero barahari, kandi koko bafite ikibaranga cyabo cyihariye. Kurikirana ikaze cyane. Hari amakuru agaragaza neza imyiteguro y'ubupapa mu gutegura jenoside y'itorero ry'Imana ku isi. Ni nyuma y'uko hagaragaye sene cyangwa se filime, benshi niko bakunze kubyita, yakinwe mu bihe byashize, yagaragayemo ibi bikurikira. Hari filime, burya Imana ni nziza, ntago yemera ko hari ibintu biza biguye gitumo cyangwa se bitunguye itorero ry'Imana cyangwa se abatuye ku isi. Imana itanga umudendezo, buri muntu wese akagira ate, akihitiramo, buri wese akihitiramo icyiza n'ikibi. Aba bantu cyangwa se uyu muryango w'aba Illuminati, abajesuite, bo barategura umukino w'ibintu bizakurikiraho, kuko bo bagenda bandika kugira ngo hagize utungurwa n'urupfu aka kamwanya, bazakurikiraho bazacumbukure, hatazagira ikibagirana. Basobanuye cyangwa se bakina umukino uteye ubwoba. Kuki mutagishaka kumva iby'Imana?
ndabizi neza ko kuri mu minsi ya nyuma kuzarya abantu. Ntabwo bazaba bagishaka kumva ibintu bivuga ukuri bibayobora ku Mana, ahubwo bazaba bashaka ibibabwira ngo ni amahoro, ibibabwira ati nimukomeze muri ibyo ngibyo murimo bibi bigayisha Imana. Hoya, menya ukuri ahubwo hakiri kare, umenye uko wakwitegura kuko biragufasha cyane. Iyi filime yagaragayemo abantu bakomeye cyane, yagaragayemo abakinnyi, hari habaye igikombe cy'isi. Icyo gikombe cy'isi cyari kirimo gikinwa kuri stade runaka. Hashize akanya gato hatarashira iminota myinshi, mu kirere bagiye kubona babona batunguwe no kubona umucyo mwinshi cyane, umucyo utunguranye uvira ikibuga cyose, sitade yose ivirwa n'umucyo, ikirere cyose kizimangatana ingabo nyinshi cyane ziturutse mu ijuru. Urumvise? Ese zari zizanywe n'iki? Ngo izo ngabo nta mbunda n'imwe yo ku isi yagombaga kubasha kuzirasa. Menya amakuru, ukurikirana amakuru, bigutera imbaraga mu kwizera, bikagutera imbaraga mu kwihana, kuko uba umaze kumenya ngo ese ibihe bigeze hehe. Nta mbunda n'imwe yo ku isi yari kubasha kugira ute kurasa izo ngabo zari ziri mu kirere, kuko intwaro zari zifite zari zitandukanye n'iz'abo ku isi bafite. Wararasaga bakarasa, ariko muri filime nta muntu n'umwe wigeze agaragara ko apfuye muri za ngabo zari ziri mu kirere zimurikiwe n'umucyo mwinshi. Ariko ubwenge bw'isi burakomeye cyane, Satani arakomeye cyane. Imana irareka buri kintu cyose kikagaragazwa kugira ngo tumenye ibigiye kubaho, bityo natwe dufate umwanzuro. Imana ni nziza cyane. Icyo gihe ntago abari bashinzwe umutekano ku isi cyangwa se kuri icyo kibuga ntago bicaye gusa, ahubwo bahanganye nazo, ariko kuzinesha biranga. Bafata umwanzuro wanyu muheruka, barafata ingabo imwe barayijyana ahantu muri laboratwari runaka. Ubwo izindi zo ziracyarwana, zirarimbura cyane, zivuga ati ibyo murimo ni ibiki? Nimwitegure kugaruka kwa Yesu. Ibyo bintu murimo ni ibigayisha Imana, ni imikino ya Satani. Mwere gushuka abantu, mwere kuyobya abantu, mwere kujijisha abantu, mwere kugomesha abantu. Mwitegure kugaruka kwa Yesu. Ariko bafashe ingabo imwe muri zo zarwaniraga mu kirere, zazimurikiwe n'umucyo mwinshi, bayijyanye muri laboratwari, bayipimye, basanga nta kintu na kimwe kibasha kuyica, nta kintu na kimwe cyo ku isi cyabasha kuyishobora, nta rusasu rwabasha kuyica, usibye ikintu kimwe cyonyine babashije kubona. Ni ikintu kimwe cyonyine babashije kubona, usibye ko bayifashe, bamaze kuyifata bayitera urushinge. Ariko urwo rushinge ntumbaze ngo rwari rurimo ibiki, rwari rukoreshejwe ibiki, rwari rukozwe mu biki? Oya, ahubwo bakimara kuyitera urushinge bagiye kubona babona za mbaraga zose zirashize, bagiye kubona babona irarabiranye, bagiye kubona babona buri kimwe cyose, ubwenge bubaye nk'aho buhinduka, imbaraga yari ifite ntiyabasha kuzikomeza. Ya ngabo y'umucyo ibiracogoye. Ubwo za zindi zose zisigaye nta kindi cyakurikiyeho usibye kuzinesha bifashishije rwa rushinge bari bamaze gukorera muri laboratwari no gusuzumira kuri ya ngabo imwe. Bagiye kubona babona imigambi yabo igezweho, ibyabo birakomeza. Za ngabo zari zije zibateye barazinesha. Bazineshesheje iki? Kurikirana wiyumvire. Ese Imana ntidukunda? Kuki tutitegura? Kuki tutamenya aho ibihe bigeze? Nk'abantu mwe, nimureke buri muntu wese ahumuke. Kandi guhumuka tuvuga ntabwo ari uguhumuka ngo aya maso y'inyuma ngo arebe, oya, ni uguhumuka ko guhabwa imbaraga y'Umwuka Wera itubashisha kumenya ubwenge nyabwo bwo kubaha Imana, kumenya ubwenge bwo kwitegura ibigiye kubaho kugira ngo turonke cyangwa se tubone ubuhungiro buhoraho. Satani ari hafi kugera ku ntego yo gucecekesha uwari umuhanuzi w'isi yose. Nk'uko kera byabayeho, abami bayoboraga igihugu, ariko bakaba bafite n'umuhanuzi ku ruhande ubafasha kumenya ngo ese urugamba ngiye kurwanaho ngiye w'umwami ndarutsinda
ni iki Imana yatangaje, ni iki twakosora, ese twaragomye, Imana igatuma kuri ubwo bwoko bwayo, Imana igatuma ku muhanuzi ngo genda uburire uyu mwami, genda umubwira uti nudakora iki ngiki ntago uri buze gutsinda urugamba, nudakora iki ngutegetse bari ingabo ziraza kugutera zirakunesha. Ese twebwe umuhanuzi dufite w'isi ni uwuhe? Ntago ari ba bandi bavuga ngo ngiye nabonye ibi ngibi, ngiye neretswe ibi ngibi. Umuhanuzi dufite ni Bibiliya, umuhanuzi dufite ni umwuka w'ubuhanuzi, nk'uko tubisanga muri Yesaya. Mumbabarire, tubisanga muri Yesaya ahanditse ngo nibatavuga iby'amategeko no guhamya kwa Yesu, kuko guhamya kwa Yesu ni umwuka w'ubuhanuzi mu byahishuwe. Rero za ngabo zari zineshejwe ni ingabo zari ziturutse mu ijuru, ni ingabo zari zimurikiwe n'umucyo uvuye ku Mana. Ni bande bagomba kuba abahanuzi b'iyi si? Ni bande bagomba kumenya ibintu Satani ari gutegura muri iyi si? Nta bandi, ni abangaba bari aha hasi tugiye kuvuga. Nk'uko ikizira cy'umurimbuzi cyahagaze ahera cyane mu gihe cya Yerusalemu, ni nako kigomba kongera guhagarara ahera cyane ho muri iyi si yacu, bikaba ikimenyetso cyo gusohoka muri Babuloni kugira ngo uhunge cyangwa se duhunge umujinya w'Imana ugiye gutera muri iyi si. Abadivantisite niryo torero, niryo ryitwa ngo ni umuhanuzi wa nyuma wo mu minsi y'imperuka, uzahanurira isi ibintu byose bigiye kwibaho, ushaka guhunga umujinya w'Imana wese akawuhunga. None muri ya ntambara twabonye haruguru, umuhanuzi yaracecekeshejwe cyangwa se aracyakora? Ntabwo byashoboka ko Satani yatsemba itorero ry'Imana ngo aricecekeshe ryose, ahubwo umugabane munini uzirara, umugabane munini utazahumuka, umugabane munini wanze kumvira umuburo w'Imana uzagwa muri iki gishuko, uzatsindwa n'urugamba. Rero abadivantisite nibo biswe ngo umuhanuzi wa nyuma mu gihe cy'imperuka. None ntago bigeze basobanukirwa, abayobozi bakuru ntibigeze bamenya ibiri kubaho, ntibigeze bamenya filime cyangwa se sene yateguwe, ntago bamenye ibiri kubabaho, bityo urugamba rurabatsinze. Ariko bake barokotse kuko za ngabo zose ntago zigeze zitsembwa burundu. Bake barokotse bagiye gukora ibintu bikomeye cyane, bagiye guhungabanya, bagiye kunyeganyeza isi kubw'urugamba ruri hagati y'ikibi n'icyiza, urugamba ruri hagati y'ikinyoma n'ukuri. Gahunda yo gukingira abantu ku isabato babasanze ku rusengero nicyo kimenyetso cya nyuma, nk'uko ku itorero ry'abadivantisite umunsi wa karindwi, kuko ari cyo kizira cy'umurimbuzi cyo muri iyi minsi yacu, nk'uko ingabo z'abaromani zahagaze ku marembo ya Yerusalemu ubwo Yerusalemu yarahanuriwe ko igomba kurimbuka. Imana itanga ikimenyetso cya nyuma, iravuga iti abanyubaha bose ntibazigera barimbukira muri Yerusalemu, kuko ubwo muzabona ikizira cy'umurimbuzi gihagaze ahera cyane. Uzaba ari hanze, uzaba yaragiye hehe na hehe, uzaba uri mu misozi, azasohoke ahunga umujinya nzaba mbateje. Iki gihe cyabayeho, turabisoma hasi tubyumve neza. Ntibyari bisanzwe, nibwo bwa mbere byari bibayeho mu mateka y'abadivantisite. Umuntu yagombaga kwica amategeko ku giti cye, akayaryozwa ku giti cye, ariko bitabayeho kubwo gutegurwa k'ubuyobozi bw'itorero, bitabayeho kubwo kuvangirwa na politike za leta. Ariko ibi bintu biteje akaga. Nibwo bwa mbere byari bibayeho ko leta ku munsi w'Imana, ku munsi w'ikiruhuko, ifata gahunda yo gusanga abantu mu rusengero hafi aho ngaho bagakingira abantu. Ibyo bintu ni ikizira cy'umurimbuzi, nibwo bwa mbere byari bibayeho. Ese abantu murahumutse muri kureba? Abantu mwaba muteze amatwi? Abantu murimo muritegereza ibintu biri kuba? Ngo uzaba ari hanze, uzaba ari hehe na hehe, nabona ibibaye byose azagira ate? Azasohoke. Uri maso agomba gusohoka muri Babuloni. Inzira
zikigendwa. Niko bimeze ngo uri maso agomba gusohoka muri Babuloni inzira zikigira zite? Inzira zikigendwa. Ese namwe ahari ibi ngibi murabibona? Nta muntu utabibona, mwa bantu mwe, nta muntu utabibona keretse udashaka kubibona. Udashaka kubibona we ntabwo yabibona. Turasoma Bibiliya twumve, kuko buri kintu cyose Imana yaragiteguye kandi igiha umugisha. Nta muntu n'umwe w'Imana uzigera ayoba iyi nzira, ntibibaho. Mureke rero Imana ihabwe icyubahiro. Matayo ibice 24 umurongo waho wa 15. Reka dusome muri Matayo ibice 24 umurongo waho wa 15. Baravuze ngo, ariko ubwo muzabona ikizira cy'umurimbuzi kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Danieli gihagaze ahera, bashyize mu dukubo ngo ubisoma byitondere. Ibi ngibi ugomba kubyitondera. Icyo gihe abazaba bari i Yudaya bazahungire ku misozi. N'uzaba ari hejuru y'inzu ye kuzamanuka ngo atware ku bintu byo mu nzu ye. N'uzaba ari mu mirima ye kuzasubira imuhira ngo azane umwenda we. Ntazasubira imuhira ngo azane umwenda we. Abazaba batwite na bonsa muri icyo gihe, muri iyo minsi bazabona ishyano. Namwe musengere kugira ngo guhunga kwanyu kutazabaho mu mezi y'imbeho. Kubera iki bavuze ibi bintu? Cyangwa ku isabato, simubyumvise se? Kuko muri iyo minsi hazabaho umubabaro mwinshi utigeze kubaho, uhereye ku kuremwa kw'isi kukageza none, kandi ntuzongera kubaho. Amena. Iyo minsi iyo itagabanyijweho ntihajyaga kurokoka n'umwe, ariko kubw'intore iyo minsi izagabanywaho. Icyo gihe umuntu nababwira ati dore Kristo ari hano, n'undi ati ari hano, ntimuzabyemere, kuko abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone ko bayobya n'intore niba bishoboka. Dore mbibabwiriye bitaraba. Nuko niba babwira bati dore ari mu butayu, ntimuzajyeyo, cyangwa bati dore ari mu kirambi, ntimuzabyemere. Kuko nk'uko umurabyo urabiriza iburasirazuba ukabonekera aho rirengera, ni nako no kuza k'umukiza wacu k'Umwana w'umuntu kuzaba. Aho intumbi iri hose niho inkongoro ziteranira. Amena. Nta kintu Imana yigeze ihisha. Ese ntimwiyumviye? Bene data, buri kintu cyose Imana yagishyize ku mugaragaro. Yesu yabwiye intumwa ze ati, zari zimubajije ngo ese ni ikihe kimenyetso kizatugaragariza ko Yerusalemu igiye kurimbuka? Ubu ngubu ushobora kwibaza uti ese ni ikihe kimenyetso gishobora kutugaragariza ko iyi si yacu igeze ku musozo? Gishobora kutugaragariza ko itorero cyangwa se amadini yose yamaze kujya munsi y'ububasha bwa Satani. Satani yamaze gushinga ibendera mu itorero ry'Imana, ariko bake muri ryo Imana ikomeje kubatunganya, ibafite umugambi mwiza wo kuvuga ubutumwa buheruka mu ijwi rirenga. Ese ntiwasohoka muri Babuloni hakibona, hakiri kare? Intumwa zigira amatsiko, ziravuga ziti, zibaza Yesu ziti, dusobanurire ni ikihe kimenyetso giheruka ibyo byose? Yesu ntiyazihisha. Byagenze bite mu mateka? Bibiliya irabisobanura. Niwe muhanuzi wanyu muzakoreshwa, uzahanurira isi ku kwihana. Intumwa zari zarabanye na Yesu zihabwira ijambo ngo nimubona ingabo z'Abaromani zigose Yerusalemu, nicyo kizira cy'umurimbuzi. Ikizira cy'umurimbuzi. Icyo gihe Abaromani bateye Abayuda, baje kubatsembaho, baje kubarwanya nk'uko intambara baba basanzwe bazirwanamo. Baraza bagota Yerusalemu, barahazenguruka, bahamara iminsi. Ariko haza kuvuka ikibazo iwabo gitunguranye. Umuyobozi wa Roma cyangwa se umwami wariho icyo gihe ahamagaza ingabo by'igitaraganya ngo zisubire inyuma, zisubireyo. Nyamara icyo gihe
Imana yari itanze ikimenyetso, kuko zigisubirayo hashize imyaka igera muri 3 ndakeka, hashize imyaka igera muri 3 zarigendeye. Ariko mu kuza kugaruka kwazo, ese zakoze iki? Yerusalemu yararimbuwe, iratsembwa. Byarahanuwe ngo ntawe rizasigara rigeretse ku rindi. Ibyo byabayeho. Bene data, kuki tutari maso? Uvuga ko ari maso, ese ari gukora iki? Mureke twejeshwe n'ijambo ry'Imana, mureke twejeshwe n'amaraso ya Yesu Kristo, bityo urugamba ruheruka Imana irarudufashamo, kandi nizeye ko turarutsinda kandi tugatahukana intsinzi. Icyo gihe rero abantu bari bafite umwuka w'Imana bakimara kubona icyo gihe ingabo z'Abaromani zari zigose Yerusalemu, zigasubira inyuma mu bintu bitumvikana bitanasobanutse. Abana b'Imana bari muri Yerusalemu bose batangiye gusohoka gahoro gahoro, urusorongo, umwe arunda utwo asohoka, undi arunda utwo asohoka, kugeza igihe ya myaka 3 yashiriye nta muntu n'umwe w'Imana ukiri muri Yerusalemu, keretse abantu bose bari baragandiye Imana, baranze kumvira Imana. Baravuga bati Abaromani badutinye, ingabo za Roma zadutinye, zagize ubwoba, reka twongere dukomeze imirimo yacu, ibyo turimo tubisubukure, twongere turyoshye. Ariko kurimbuka kwa kubasatiriye. Wa Mudivantiste we, ibi bintu urabivugaho iki? Ntabwo ari wowe ubutumwa bureba wenyine gusa, buri muntu wese buramureba. Ese ibi ngibi koko byari bikwiye ko abantu bafata icyemezo cyo gusanga abantu mu rusengero ku isabato ngo baje kubakingira, bakaza bagasharabika intebe n'ibiki byose? Ibyo byose byarahanuwe. Bakaza bakabarura abantu b'Imana, abakristo. Ibi byose byarahanuwe, Imana irabireba. Ntibyemewe kuvura umuntu ku munsi w'isabato, biremewe mu gihe cyose arembye kandi byaba ngombwa kwapfa. Ariko se gahunda yo gukingira abantu ku isabato, by'umwihariko bakabasanga ku rusengero, ibi bintu ntabwo byemewe. Ntabwo umuntu yari ageze aho gupfa, ntabwo abantu bari bageze aho gupfa ku buryo babasanga ku rusengero ngo babakingirireyo. Ngiki kizira cy'umurimbuzi cyahagaze ahera cyane mu mateka. Sibwo wari ubyumvise? Sibwo wari ubibonye? Reka mu gahe kagufi kari aha ngaha imbere urebe ikigiye gukurikiraho. Ese waba warabatuwe? Ese waba uri gukorerwamo n'umwuka w'Imana, cyangwa Satani yarawucecekesheje? Reka gato urebe ibigiye gukurikiraho. Ntago iriya myaka yashize Abaromani bataragaruka, ntago twebwe twayigenderaho. Uko wajya kumva ukumva mu kanya nk'ako guhumbya ngo birabaye. Yerusalemu iratewe. Yerusalemu yacu ubu ngubu ishushanya itorero ry'Imana, ishushanya abantu bose bahagaze ku kuri, ishushanya abantu bose bari guharanira ko ukuri kujya mbere, ko ukuri kumenyekana, ko ukuri kubatura abantu mu byaha, tukabasha kwihana, amazina yacu akandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Ngiyo Yerusalemu y'ubu ngubu. Nguwo wa muhanuzi w'ubu ngubu ugomba kuburira isi yose. Ushaka guhunga umujinya w'Imana wese akabona ubuhungiro. Ubuhungiro n'ahandi ni muri Kristo. Mwa bantu mwe, mureke dusenge, mureke dusabe imbaraga z'Imana. Iki gihe kiri aha ngaha imbere tubashe kugitambukanamo umucyo, tubashe kugitambukanamo umwambaro wo kwihana, tubashe kugitambukanamo imbaraga idusoresha uru rugendo amahoro, tukazaririmba indirimbo yo kunesha tugeze mu bwami bwo mu ijuru. Reka rero buri muntu wese aho aherereye hose abisabire umugisha. Ntago iriya filime twasobanuye haruguru yarangiriye aho ngaho gusa, ahubwo Imana yagiraga ngo irebe cyangwa yereke abantu bose ibigiye kubaho. Ntago Imana ijya yemera ko hari ikintu gitungura abatuye mu isi. Hoya, buri kintu cyose kirabanza kikagaragazwa. Ese umutimanama wawe waracecekeshejwe? Ese ntucyumva ukibashije gukomangwa mu mutima w'uko ibyo urimo wabihagarika, wakwihana ukava mu bibi, izina ryawe rigashyirwa mu gitabo cy'ubugingo, mu gihe abandi amazina yabo ari kwandikwa mu gitabo cy'urupfu, mu gihe benshi imanza zabo zamaze gukatwa, gucibwa. Reka buri muntu wese asenge, wihagarika amasengesho, kuko niyo ntwaro y'urugamba. Reka rero
mwa bantu mwe, uyu munsi mwa bantu b'Imana mwe, uyu munsi ni umunsi w'umugisha. Reka ibi byigisho byose buri muntu wese aho ari abisabire umugisha. Kubyumva ni kimwe, no kubikurikiza ni ikindi. Kubyumva ni ikindi, no kubishyira ku mutima ukamenya ngo ese binkebuye iki, bimfashije iki. Mwa bantu mwe aho muherereye hose ndabasabiye umugisha ngo iri jambo buri muntu wese aryumve kandi rimugirire umumaro. Ntago rero wari mu mugambi w'Imana kwemerera ko abantu bagerwaho n'ibi bishuko tugezemo muri iki gihe, aho itorero ry'Imana ryemera rigafata umwanzuro w'uko abayobozi cyangwa se gahunda za leta ziza gukorerwa ku rusengero, ziza gukorerwa ku rusengero ku munsi wategetswe n'Imana w'ikiruhuko. Ibi ngibi ntibyari mu mugambi w'Imana, ahubwo ni kwa kwanga umucyo, Imana ikareka ibishuko byose bikakugeraho, kubera ko wamaze gukingura urugi rwo gukiranirwa, kubera ko ibibi byose wabikinguriye urugi bihita byinjira. Iyo ukinguye urugi kimwe haza ikindi, ngo iyo wemere dayimoni umwe agataha umutima wawe, ngo aragenda agatumiza abandi 7 bakaza. Niba waba warananiwe na dayimoni umwe, ni gute urashobora kwirukana 7? Ntibibaho. Iyo ukingura ikigeragezo kimwe umutima, n'ubundi ibindi bikurikiyeho biza byihuse kandi biragutsinda byoroshye. Reka rero abantu bagumije gutsimbarara ku kuri, bagumije kwishyira muri Kristo, urugamba ruri hafi kurangira, urugamba ruri hafi kugera ku musozo. Ubutaha tuzakurikizaho ese ni ibiki Imana igumije guhishurira abana bayo, ni iki kigiye gukurikiraho nyuma yo gukingira, ni iki kigiye gukurikiraho nyuma y'uko ikizira cy'umurimbuzi kigaragaye ahera cyane, ni iki kigiye gukurikiraho. Nk'uko i Yerusalemu byagenze, nta kindi cyakurikiyeho ni ukurimbuka. Ni nako rero tugiye kubisesengura neza, kandi Imana yemeye ko buri kimwe cyose kijya ku mugaragaro ngo uwihana yihane, maze Imana ikore umurimo wayo. Reka rero ijambo ry'Imana rigirire umumaro buri muntu wese, ubateze amatwi wese, aho aherereye hose, icyo waba uri gukora cyose, Imana ihabwe icyubahiro, Imana iguhe umugisha ku kwihangana. Mwari kumwe na Balthazari, ubifuriza ibihe byiza kandi ubifuriza kuronka buri kimwe cyose mwifuza gihuje n'irari ry'Imana, rari rikomoka ku Mwuka Wera. Ni ukurarikira ijambo ry'Imana, ni ukurarikira gukiranuka, ni ukurarikira kwejeshwa n'amaraso ya Yesu, ni ukurarikira kwemera ko turi abanyabyaha, bityo tukihana kandi amazina yacu akandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Mureke rero dusenge dusoze kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro. Turagushimye Data wera wo mu ijuru, kubw'uburinzi watugaragarije kuri iki cyigisho cyiza gikebura kandi kibatura umunyabyaha, no kuduteramo imbaraga no kuduhumura amaso byo kwitegura ubwo ikizira cy'umurimbuzi cyahagaze ahera cyane, kandi waba waraburiye abana bawe ko bagomba guhita bahungira aho wari wabateganyirije nk'uko i Yerusalemu byagenze. Reka rero natwe Yesu Kristo utubere ubuhungiro muri iki gihe, ko nta na kimwe wigeze utugaragariza, ahubwo imitima yacu uyihumure, bityo tubashe kumenya aho twerekera, tubashe kumenya ubuhungiro aho buri, bityo amazina yacu Yesu Kristo uyejeshe amaraso yawe mu gitabo cy'ubugingo, mu gitabo wandikamo abanesheje bose. Reka rero Mwami Yesu dusoreze ahangaha, kandi izina ryawe niryamamare mu ijuru no mu isi iteka ryose. Urakoze, amen.